turabasuje kandi tubifurije ikaze bakunzi ibikinamico. Iyi ni Ikinamico official, niho hantu honyine uzabona amakinamico yo mu buryo bwose ndetse amakinamico akubiyemo inyigisho zitandukanye. Hari abantu batweretse urukundo kuva ku munsi wa mbere kugeza aka kanya. Aba bantu ntibahwema kubana natwe mu bihe byose. Uyu munsi rero ndakwifuriza ko wakomeza kugira ibihe byiza, ariko kandi ndakwifuriza ko wakomeza kubona amahoro n'imigisha bituruka kuri Nyagasani. Iyi ni Ikinamico official, aha niho hantu honyine mu Rwanda haca ikinamico kabuhariwe zakinwe n'itorero Indamutsa imyaka yose, uhereye ku rwibutso abakuru muri uyu mwuga baba baradusigiye. Ubwo ndavuga nk'umukinnyi ndetse akaba n'umwanditsi kabuhariwe Sebanani Andre. Hariho amakinamico atandukanye y'urwibutso rw'uyu mukinnyi w'akataraboneka. Hariho urwibutso rwa Mukeshabatware Dismas, nawe wakunzwe n'abatari bake mu bakunda amakinamico. Ahangaha kandi usibye ibi, hariho amakinamico atandukanye. Hariho amakinamico yigisha ibijyanye n'urukundo, uko umuntu akwiye kwifata, ko umuntu akwiye gutekereza mu rukundo, icyo akwiye gukora approach cyangwa se uburyo bwo kuvugana n'umukunzi we cyangwa se kumwitaho no kumukurikirana. Aya makinamico hano ariho. Usibye ibi kandi hariho imibanire y'Abanyarwanda kuva kera kose na kare. Abanyarwanda babanaga mu mahoro. Ibi nabyo bikubiye mu makinamico atandukanye twagiye tubagezaho. Uyu munsi wakwibaza ngo kubera iki aya makinamico twahisemo kuyabagezaho muri ubu buryo? Nk'uko isi ikomeza kugenda itera imbere, ibintu birushaho kugenda bihinduka ndetse iterambere rikarushaho kugenda ridusatira. Uyu munsi hari abantu bakunda ikinamico batandukanye ariko batabasha kumva radio, ariko kandi nubwo batabasha kumva radio tukaba twarabatekerejeho muri ubu buryo, ndetse kandi dushyiraho uyu muyoboro wo kugira ngo hajye hifashishwa no kugira ngo hatambuke aya masomo atandukanye akomeza gufasha umuryango nyarwanda muri rusange, ndetse n'abakunda uburyo bwo kwigishwa cyangwa kwiga binyuze mu makinamico. Hariho amakinamico atandukanye abantu bajya bumva bakagerageza kuyasanisha n'ubuzima busanzwe, ugasanga ibi basanisha birasa neza neza n'ibyo duhura nabyo umunsi ku munsi. Ibi ngibi ababibona cyangwa se abumva aya makinamico bakomeza kugenda batwereka yuko banezerewe bikomeye cyane, ndetse banejejwe no kubona ibi cyangwa se aya makuru tubagezaho igihe cyose. Iyi rero ni Ikinamico official. Aha niho uzajya usanga amakinamico nk'uko maze kubigusobanurira, ndetse kandi nawe usanzwe ubana natwe ukaba utarakora subscribe, wayikora uyu munsi ukareba munsi y'amakuru handitse subscribe cyangwa se abone, uraza kuhareba maze ukandeho n'akazogera kahaza, uraza kugakanda kugira ngo wemeze ko byiteka ryose uzahorana natwe, ko ndetse uzahora uri nimero ya mbere mu kubona ibiganiro n'amakuru tudahwema kugutegurira no kukugezaho umunsi ku munsi. Ubu rero reka tubareke mukomeze mukurikirane aya makinamico yanyu kandi yacu, ariko kandi tunabifuriza ko mwakomeza kwiga aya masomo akubiyemo aha muri iyi mikino itandukanye, na cyane ko bizagenda bibafasha mu kuva ku rwego rumwe ariko kandi mukomeza mujya ku rundi rwego mu bijyanye n'imitekerereze ndetse n'imyigire n'imyigishirize mu bihe bizaza. Turabifuriza impagarike no kuramba. Imana ikomeze ibahe ubugingo kandi ibarindire mu byo mukora byose. Turabakunda.